nkuko umugore w'iki gihe adatinya guta umugabo we n'abana akajya gushaka abandi bagabo, umugabo ntatinya guta abana yibyariye. Burya niba usenga Imana uri ihene. Kuryama senze numva nta bwenge mfite, numva ni nk'umuntu utagira ubwenge namba w'igicucu. No kubwira Imana ngo indinde muri iryo joro birananira. Mbura ijambo mbwira Imana nsengera kuryama. Pfa kuryama ndasenze, ariko numva umutima wuzuye ubwoba bitya. Ubutumire nari mfite bwose mbuhagarika mfata amasengesho y'imisi 3 ngo mbanze menye ikibazo mfite imbere y'Imana. Nayashoje ndota mbona umugabo wambaye ikanzu yera araza, mbona afashe ishingu mu ijosi mu buryo bworoheje. Yesu nta mbaraga ashyiramo, Yesu afite tekinike yihariye. Yafashe agashati nari nambaye muri izo nzozi arambaza ngo mbwira wagwaye uburenganzira bwo kugabura imitobe. Kugabura imitobe imbabarira mwami. Yarakozeho gutyo gusa, ariko nyumva ndi kubura umwuka. Yumvikane ko uburakari bw'Imana ni ikintu gikomeye. Nise ntinye Imana. Arasa n'ure kwerongera arafataho gutyo gusa ku ishati. Mbwira waguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe. Ariko uko yafatagaho nkumva ni nk'ajosi byose yarifashe, nkumva nabuza umwuka wo guhumeka. Nanjye ndasubiza nimbabarira mwami. Arongera ubwa gatatu numva amaso ari gukanuka ngiye gupfa. Arambwira ngo nkorere ntacyo urebyeho, kuko nashimye ko mu murimo wanjye hinjiramo ibikona ngo bize bifashe bayeri y'umurimo nta bugingo biteze. Ayo makuru yagiye angeraho, bamwe bakampamagara ngo ise koko ngo uratwite, ngo inda ni imvutsi. Ese waba wifuza ahantu heza ho gukorera ubukwe, ababutashye bose bagasigara basiganuza? Aha nta handi, ni kuri Makita Tent Design. Kuri Makita Tent Design tugufitiye tente ngari nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa se ibindi birori. Tugukorera amahema yo gutwikira imodoka cyangwa se gukoresha muri business zawe. Si ibyo gusa kandi turanayakodesha mukayagarura ku giciro gitoya kinogeye buri umwe wese. Makita Tent Design iherereye Kimironko munsi gato ya Beka. Ukihagera usanganirwa n'icyapa kinini cyanditseho Makita Tent Design. Makita Tent tuzana ibyishimo mu birori byose tuba. Rwose duhereye ku batubanjirije ko bagiye bakorera Imana bagahura n'akaga gakomeye, nanjye rero bagira ngo ibyo navuze bwari ubuhanuzi byansohoreyeho. Mu byo navuze habayemo akabazo ko guhagarikwa mu ivugabutumwa bitewe n'uko bambwiye ko ngo ngira ukuri kwishi ngo ngakabye. Nuko ubwo rero byabaye ngombwa ko mpagarikwa mu ivugabutumwa, ariko ntabwo nahagaritswe ku rwego rw'ubukristo. Ndacyari umukristo, ndacyegera ameza y'umwami ngayo nguko. Bari barampagaritse ku mpamvu zo kubibwiriza byagiye bisohoka hariya ku ma YouTube. Kubw'ibyo bakajya bareba amagambo amwe namwe bakavuga ko ari ugukabya. Ibyo bituma bamwe mu bayobozi banjye bampagarika, barambwira ngo ntibashaka ko nongera kuboneka mu rusengero na rumwe mbwiriza. Ubwo nanjye rero ivugabutumwa babwira n'abantu ko batemerewe kuntumira kumpamagara. Biba ngombwa ko nanjye nicara, nuko ariko nkomeza akazi kanjye k'ubukristo no gusenga. Nta kindi kibazo cyari kiri aho ngaho. Nuko ariko ntibyambuzaga wenda ko abaje bangana mbaganiriza ijambo ry'Imana, arabansuraga bakansaba ko tuganira ijambo ry'Imana hirya no hino, bampamagara ngo dukeneye ijambo ry'Imana, ariko atari ngombwa mu rusengero. Nuko tugahura tugasengana, ngabaganiriza ku ijambo ry'Imana. Byaba ngombwa kwa muganga, mu nzu z'imbohe, nahageraga ngavuga ijambo ry'Imana, kuko aho ngaho nta bariyeri ihari. Sawa. Paulo wabyandikiye Timoteyo aravuga ngo mu minsi y'imbere ukazabaho ibihe birushya, abantu bazaba bikunda bakunda imiya badakunda babo. Hari nawe yamubwiye ngo ntago abantu bazihangarira inyigisho nzima, ngo kuko amatwi y'abazaba barya bazaba bashaka ibibanezeza gusa. Icyo gihe rero nicyo twasohoyemo, kuvuga inyigisho nzima muri iki gihe zibwira abantu ubwami bw'Imana, kureka ibyaha, uhinduka umwanzi w'abantu. Ariko ntacyo umuntu abaye umwanzi w'abantu mu ijuru Imana ikakwishimira, mbona ntacyo bitwaye. Burya sinzi umunyarwanda yaciye umugani ngo iyaguye hasi ntahita igera ihembe.
ariko njye sinaguye, ahubwo ni ubutumwa bwiza. Nanjye ayo makuru yagiye angeraho, bamwe bakampamagara ngo ese koko ngo uratwite, ngo inda ni imvutsi, ngira ngo nawe wanyitegereje niba ntwite. Ibyo ngira ngo n'abayobozi banjye mu itorero n'uwabasanga akababaza, icyo kibazo ntikigeze kihaba ibyo by'ubusambanyi. Kandi ababivuga sinzi impamvu babivuga, ntibagaragaze wenda n'uwo twagwanye mu cyaha. Niba narabyikoresheje simbizi, keretse wenda niba bamwe bavuga ngo ni y'umwuka wera, ariko ibyo ngibyo mu buzima nahamya ko bitambayeho, bitigeze bimbaho. Nuko njye ndi umukristo, icyo nazize cyane cyane ikibwiriza nabwirije i Butare kwitaba mu kwezi kwa 9 mu giterane kivuga ngo hahirwa b'imitima iboneye, kuko rero bazabona Imana. Ndumva naravuzemo n'ijambo ryo mu gitabo cy'Abalewi rivuga, nari ngendere kuvuga ko turi mu gihe cy'abantu bafite imitima imeze nk'inyamaswa, bahindutse nk'ibikoko. Umuntu ari umuntu, ari ku mutima we ibikorwa bye ari bya kinyamaswa. Ndumva icyo kibwiriza cyararakaje bamwe mu bayobozi, n'icyo muri 2018 cyene n'intama. Nari mvuze ku mico y'ihene, ibiranga ihene n'ibiranga intama. Bavuga ko ari ugutukana, gushira isoni, ibintu nk'ibyo. Ariko nzi neza ko ibyo navuze abantu benshi barabizi, kandi uko bibaho. Ndumva ntacyo nabeshye aho ngaho. Ibyo rero byatumye mpagarikwa ku murimo nakoraga mu rwego rwo mu nsengero, ariko hanze ntabwo wigeze uhagarara umurimo w'Imana, wari ukomeje. Cyakoze nyine ku ma social media nta kibazo, nyine byo byabaye bihagaze ko twajyaga duhurira benshi n'abanyamakuru mu rusengero. Ntabwo urumva, ntabwo twahuriraga hanze, iyo mpamvu mwari mwarambuze. Ibiranga imico y'ihene, icyambere nibuka ko navuze ko ihene intama igendera inzira imwe, ikabasha gukurikira shebuja aho agiye hose, intama ikamukurikira. Ariko ihene ibyo ntibikora. Nubwo ukora ibimeze ute, nubwo wayiraza kuri matera yawe mukararana, ariko buracya wagera aho ugiye, ihene ikucunga ku jisho ikabiciyeho, ikaguruka ikabiragiye. Ariko intama nubwo yaba ishonje yenda gupfa, iragukurikira uri shebuja. Nuko ubwo rero ihene yo ntabwo yakatira ibigori, ibishyimbo, ntabwo ikomeza urugendo ngo ikurikire shebuja. Ubwo kubw'ibyo ako ni kamwe. Ikindi navuze, ihene mbeko ari twishe icyo gihera, keretse tubisubiyemo nk'ikibwiriza, yandarika amatwi yumva n'ibitayireba. Nabivuzeho uburyo hariho abantu barangazwa n'ibidafite umumaro ari abakristo, ntabwo ari mu rwego rw'abo hanze. Usanga umuntu arangajwe n'ibintu bidafite umumaro, umupira ukamutwara umutima, ari umukristo akaba yareka repetition kujya kuririmba, ari umuririmbyi, ari umunyamasengesho, ari umuvugabutumwa, akajya kureba ibintu bitamufitiye umumaro, gufana ya makipe yo hanze, naho yaba ari na hano hafi za Rayon Sport, kandi ntibamuzi, atakaje igihe cy'ubusa, ibyakamugiriye umumaro ntabikurikize. Keretse tubyinjiyemo nibwo nabyinjiramo, iby'ihene, uburyo intama ikunda abana bayo ikabitaho. Intama ariko ihene uburyo ibyara, intama ntibe yakwemera kujya kurisha, ikemera gupfira abana bayo, ntibe yata umwana wayo. Ariko ihene ikimara kubyara nubwo wayifata ukayambukana umupaka, rwose ihene yakubwira ati tugende naho nzagera nzabyara abandi. Ihene ntacyo bibwira, nkuko umugore w'iki gihe adatinya guta umugabo we n'abana akajya gushaka abandi bagabo. Umugabo ntatinya guta abana yibyariye. Burya niba usenga Imana uri ihene, ntabwo ukiri umukristo. Niba utagendera inzira imwe ngo wumve ko ufite intumbero imwe ijya mu ijuru, ukasanga wandarika amatwi wumva n'ibitakureba. Hari ibireba bari hano hanze ku isi, ariko nk'abagenzi bajya mu ijuru hari ibitureba intumbero. Hari ibintu tutakagombye kurekesha umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana, Imana tukayigira iya mbere, nkuko tujya turimba ngo Yesu niwe wa mbere, ni number 1. Ariko ugasanga ari ibintu twabashije gushyira imbere kurusha
iby'Imana, icyo gihe Imana igufata ngaho nyine uhandarika amatwi wumva ibitakureba, keretse mbyinjiyemo mu kibwiriza hari nk'ijambo twasomye nibwo twabivugaho neza, kuko si umwanya ni dukeya two kwibukiranya. Nabivuzeho cyane ntabwo nabyinjiramo, ni ukwibutsa abantu. Numva mu mvugo z'iyi minsi bavuga ngo umuntu ni mugari umuntu ni munini cyane. Cyakozeho ako nasobanuraho, Riziki Chantal ndi umukobwa, ndi n'umukristo, umugenzi ujya mu ijuru. Ibyo ni icya mbere niyiziho. Ikindi, ndi umuntu ugira ishyaka ryo gukorera Imana, kuko icya mbere ndayemera kandi ndayizera. Hamwe n'ijambo ry'Imana ngerageza gushyira mu bikorwa icyo nsabwa n'Imana n'ijambo ry'Imana, hamwe n'umwuka wera. Nuko ubwo ni ubuhamya burebure cyane nabivuzeho, mvuga uburyo navutse. Mbere y'uko mvuka habura iminsi 3 papa yarose inzozi zanjye, akarota mu masaha 9:00 ari ahantu kure yo mu rugo, yari ari mu kazi. Akarota abona mu nzozi hari 9:00 z'amanywa, abona umuzungu amusura ariko mu marayika, ni umukatolike papa wanjye. Ngaramusuhuza mu mazina ye yombi, arangije aramubwira ngo gira amahoro y'Imana. Arangije aramubaza ngo fora umwana wawe yitwa ndi? Papa ngo areba ikirere buri zina. Arangije arongera arabimubaza ngo fora umwana wawe yitwa nde? Bigenda gutyo ngo buri zina. Ku nshuro ya 3 abimubajije ngo aramubwira ngo yitwa Riziki Jeanne Marie Chantal. Ngaramubwira ngo uragitsinze, gira amahoro y'Imana. Muri ako kanya ariko umuzungu yaraje mu kanya, abonagize amababa, ntabwo yabonaga amababa, abona aragurutse, abona arigendeye ngo ibicu mu kirere biramurengeye, azamuka ajya mu ijoro. Papa barakangutse yibaza ku by'izo nzozi. Yarabamaze mu rugo kubyara ubugira 3, babyara abahungu. Aribaza ati ese ko tubyara abahungu, ni madamu ko atwite, naramuka byaye umuhungu iri zina nzarimwita, numva ari ry'abakobwa. Kubw'ibyo ariko ngo afata agenda arandika, aravuga ngo yavuka ari umuhungu, yavuka ari umukobwa, aya niyo mazina nzamwita. Nuko ubwo rero haciyemo iminsi 3 ya saha papa yaroteye izo nzozi, niyo navukiyeho. Ayo mazina rero niyo banyise. Kubw'ibyo nakunze iby'Imana ndi umwana muto cyane. Ubwo abandi bana bajya mu ngo z'abantu, ngewe najyaga mu kiliziya ndangajwe n'amashusho ya Bikira Mariya, kuko nakundaga Bikira Mariya nkiri umwana, njya kuzerera mu kiliziya. Niho naje guhuriramo n'umuryango wa Kiliziya Gatolika bita Mouvement Sacerdotal Marial, ushingiye ku bintu by'amabonekerwa yabaye hirya no hino ku isi. Aho rero niho nabashije gutangirira ibintu byo gusenga cyane ngira umwana mutoya. Ntabwo nari ndatangira kwiga, ariko ndi umwana natangiye gusenga, ariko byagiye kugira imbaraga ngeze mu mwaka wa 3 primaire, mu mashuri abanza. Bigeze nibwo natangiye kujya niyiriza. Ngeze mu mwaka wa 5 biba karusho, tangira kujya mara iminsi 7 ndarya ndanywa, bitewe no kumva ubutumwa bw'ababonekewe nka za Fatima, ku bana numvishe babonekewe. Najyaga nanjye mara icyumweru narikingiranye mu nzu ndarya ndanywa senga. Nibwo natangiye no gukora ingendo ntagatifu iwacu niyo za Gisenyi nyine, ingendo z'amaguru uciye za Kibuye ukagera Gikongoro Nyaruguru n'amaguru, mu ngendo ntagatifu, ingendo zo kwibabaza. Ni birebire rero naho byazamukiye, birimo ubuhamya bwinshi cyane. Tuzagenda tubiganira uko buzagenda bucya, bahereza ku buhamya bwanjye nta kibazo, turi kumwe. Maze kuba mukuru, igihe cyarageze iwacu banzana hano i Kigali mu rwego rwo kumbeshya ko nje kwiga, ariko byari amayere yo kunta muri uyu mujyi. Igihe cyarageze rero nabayeho mu buzima bugoranye muri uyu mujyi wa Kigali, nabaye mayibobo, nariye puberi. Navuga ko Imana yantabaye nkuye muri ubwo buzima bwa kimayibobo, ntagira aho kuba. Imana yabanje kumereza akazi keza mu buryo bw'igitangaza, n'abakambaye ntabwo ngira ngo ntibanabishakaga, ni Imana yari ikoze igitangaza. Ubwo tuzabivugaho. Nibwo haciye n'icyumweru nka 2 bambe muri ako kazi nakabonye mu kwezi kwa 10.
mbonamo inshuti y'umurokore, umukobwa nyerera imbuto nziza, asaba ko namusura ku rusengero rwa ADEPR Kiruhura. Naje kumuherekeza, aho niho nakiriye agakiza. Ngezeyo n'uburyo nafashwe n'ibirebire, n'uburyo banyakiriye neza. Muri 2007 mu kwezi kwa 12 niho nakiriye agakiza. Tuzabivugaho nabyo ntacyo, ibintu ni byinshi. Baravuga ngo itorero ry'Imana riri mu ibanga. Hari amadini, hari n'itorero. Nzu wampamagaye ntibyambuza gusabira itorero neza, kuko ndi umukristo. Ntabwo dukorera mu mubiri, byacu ntago ari intambara turwana z'umubiri. Kandi Yesu bamubambye ku musaraba yaravuze ngo Data bababarire kuko batazi icyo bakora. Ntago yigeze avuga ngo ubahane. Na Stefano bamuteye amabuye, nawe aravuga ngo abona ijuru rikinguka, asaba imbabazi ababikoraga. Ndahamya neza, ndashidikanya n'umutima wanjye ko abakoreye biriya n'imbere y'uwo nkorera nzi ko Imana iba hose. Ntago nigeze mbasabira nabi, kuko nzi neza ko mpanganye na Satani. Satani ni umwuka, yanyura mu bantu nabo udatekereza yabakoresha. Icyo rero nta kibazo kirimo, kandi ni na byiza. Yesu yaravuze ngo, ni Matayo wabyanditse mu bice 5, aravuga ngo muzahirwa niba batuka, bakabatoteza, babakubita, bagira ute, babarenganye, babahura izina ryanjye, ngo muzishime kuko ingororano zanyu zizaba nyinshi mu ijuru. Ubwo rero umuntu watuma nanjye nzongererwa ingororano, njye nta kibazo mfite. Njyewe ntangira ivugabutumwa, yansanze mu nzozi, intomaho n'abahanuzi, irambwira ngo uremera kunkorera, tugiranye isezerano n'indahiro, uremera kunkorera ukarenganywa n'ikiremwa muntu, ugatukwa, ugakubitwa se, ugafungwa, ukaba wakwicwa uzize ivugabutumwa? Ndavuga ngo ndabyemeye. Nuko nabwiwe mu nzozi, irambwira ngo muri wowe nshyizemo amagambo y'umuriro. Irambwira ngo ntuzigere ukundwa n'abantu, uzarwanwa cyane. Irambwira ngo ariko si wowe wa mbere, n'ababakubanjirije byababayeho. Irambwira ngo nzabana nawe, nkwemereye ubugingo. Irambwira ngo ngushyizemo amagambo y'ubugingo. Kubw'ibyo rero bintera kuvugisha ukuri. Cyakozeho gatoya kuri ako kantu, nahuye n'impuguro z'abantu benshi cyane, bamwe mu bakozi b'Imana bagenzi banjye. Ngitangira bajyaga bambwira ngo urabona uzabahute nukomeza kuvuga amagambo akomeye gutyo, ngo urabona utazicwa n'inzara, uzabaho gute? Narakodeshaga, uzishyura inza yukuye he? Hari naho nabwirizaga bakananyirukana nabi, ati nimumuhe n'amazi yo kunywa. Kubw'icyo kintu ngataha gutyo, ngagenda n'amaguru, ngacumbika mu mayira. Ari icyo kintu nazize kuko navugishije ukuri. Byagiye bimbaho cyane, sinavuga aho byagiye bimbaho, ariko byambayeho nje ndabizi. Ariko na Yesu yahikenya amasaka mabisi, yamamfuje ingano kubw'ubwami bw'Imana yaraye mu mashyamba. Nuko rimwe rero cyakoze ndakwiyemeyeho, nigeze gufatwa n'impuguro. Aho ngeze bampuguza abaho gute, rimwe ndihugura ndibaza ntese abantu bose niko banyanga. Ndibaza bajyaga banamereza urugero mu ijambo ry'Imana, ngo ndavuga ngo mubwire abantu banjye ibyururutse imitima. Ngo ubwo rero ngo sinzi impamvu uvuga amagambo akomeye gutyo. Rizi iki? Rimwe njya kubwiriza Igikondo ahantu, sinangombwa ngo mbivuge, muri 2014 ndibuka uwo mwaka. Ntango ubuhamya bufasha abantu, maze kubutanga mvuga n'ibyururutse imitima, mvuga akajambo koroshye kururutse imitima, mpumuriza abantu. Bura kwigisha ibitangaza biroroha cyane, kandi burya n'abantu benshi imitima yabaye nk'amashara, bahita bafashwa cyane. Nashoje rya jambo, ubuhanuzi buhita bumanuka. Niho nemera mu buhanuzi bwa Danieli ko Imana ibasha gushyeshyenga abantu. Nuko ngo uvuye mu isezerano nta mpamvu Imana ngabo baniza bariyobesha kubakeshenga. Ubuhanuzi bumanukana, none ihumuriza abantu. Iteraniro rishoje, abantu baje kunsuhuza, bamwe bambwira ati Imana iguhe umugisha, twafashijwe. Bamwe bakajya bampereza amafaranga. Nibwo bwa mbere nari mbwirije abantu bakampa amafaranga. Banamperekeza, bamatike, bambaza ati se wabaga he pasiteri?
ndabaza ntese naribajije arambajije ngo wabaga hehe kuki umuntu nkawe tutakubona ndavuga nicyo gihe Imana ibishakiye ntaha nihugura ko ntazongera kuvuga ibikomeye bitewe n'amafaranga nari nahawe buracya ndakubwiriza mu nce za Kacyiru naho mpumuriza abantu nanjye nihakururutse imitima naho abantu bakajya baza abagore barira ati twafashijwe Imana iguha umugisha ndabona abantu barampfunda amafaranga bamperekeza neza nuko naratashye ye kubwayo mafaranga ndahaha ndateka ndihugura ntago nzongera kwitera umwako mvuga ibikomeye ni bya bintu burya Imana irabishyigikiye mu kuryama senze numva nta bwenge mfite numva ni nk'umuntu utagira ubwenge namba w'igicucu no kubwira Imana ngo indinde muri iryo joro birananira mbura ijambo mbwira Imana nsengera kuryama pfa kuryama ndasenze ariko numva umutima wuzuye ubwoba bucya ubutumire nari mfite bwose mbuhagarika mfata amasengesho y'iminsi 3 ngo mbanze menye ikibazo mfite imbere y'Imana nayashoje ndota mbona umugabo wambaye ikanzu yera araza mbona afashe ishingu mu ijosi mu buryo bworoheje Yesu nta mbaraga ashyiramo Yesu afite tekinike yihariye yafashe agashati nari nambaye muri izo nzozi arambaza ngo mbwira wagwaye uburenganzira bwo kugabura imitobe imbabarira mwami yarakozeho gutyo gusa ariko nyumva ndi kubura umwuka byumvikane ko uburakari bw'Imana ni ikintu gikomeye nahise ntinya Imana arasa n'urekwerongera arafataho gutyo gusa ku ishati mbwira waguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe ndamubwiranye mbabarira mwami arambwira ngo Eliya yarankoreye n'ubu turi kumwe mu ijuru namuhembye ubugingo buhoraho arambwira ngo ariko hari ibikona byamufashije umurimo nibwo rero mboneraho no kubwira abantu mu byiciro byose mu itorero umuntu akorera Imana cyangwa se arorere ariko ajya agenzura niba atari igikona ushobora kuza ukitanga uko wakubakisha urusengero rwose usambana uri umusinzi ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ugambanira abandi Imana ikakwihorera ndetse abitorero bakagushima bakagukunda ariko iyera yo mu ijuru ikubona nk'igisiga cyaje gufasha abari umurimo ariko nta bugingo uteze aricyo uzatahira reka bengarukiye aho ngaho niba nyuma yaho Yesu yarambwiye ngo usoma ijambo muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 hari ijambo rivuga ngo muce mu irembo rifunganye kuko irembo rigarara inzira ijyana abantu kurimbuka aho ngaho rero iryo jambo arambwira ngo numara kurisoma urizengurukane mu mujyi wa Kigali hose aho nzashaka uzahanyura hose uzaribwiriza irambwira ngo numara kuribwiriza uzabuhumanutse iryo jambo nararibwirije nyuma yarambwira ngo icyo gihe isambwira ngo numara kunyura aho nzashaka nzakugarukaho nkubwira ibindi uvuga nuko ubwo namaze kunyura aho Imana yashakaga yamaye ibindi byo kubwira abitorera abakristo narabivuze byinshi cyane icyo gihe nyuma yaho rero ntago nongeye kongera kugira indi myumvire cyangwa kwakira izindi nama ziturutse ku kiremwa muntu iyo ngeze mu bibazo binyobeye ndapfukama nkareba mu ijuru kagisha inama Uwiteka ashobora kungenderera mu bitekerezo cyangwa se mu nzozi cyangwa se hari n'igihe ntuma umuhanuzi iti kibazo wari ufite kimeze gutya na gutya Uwiteka ndi kumwe nawe mbigenje gutya nuko ubwo rero ndi mu bantu bamaramaje kuvugisha ukuri naho napfa byararangiye muri make mu mvugo nkunda cyane mbwira abantu ngo nitabye Imana byararangiye naragije kwitaba Imana naho na kuzira ukuri nta kibazo